ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ni ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza, usibye no kuvuga ngo wabyikorera wowe ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze. Bakunze bo mu Rubohero TV, muraho, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nk'uko bisanzwe rero mu Rubohero TV murabizi yuko tubagezaho ibintu byinshi kandi byiza, ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero ndashaka ngo turebere hamwe ni gute wakwiga kuboha. Ku bantu bakunda kuboha ariko bakaba batabizi, ndashaka kubigisha ese umuntu ushaka kuboha ahera kuki, n'iki kibanze. Hari ikintu kibanza ugomba kumenya kugira ngo ubashe kuboha ibintu byinshi mu buryo bukoroheye. Ese icyo kintu kibanze ni iki? Ni ikintu twakwita agashene. Ese ishene wayiboha ute? Ni gute wabigenza? Nibyo nshaka ngo turebere hamwe, kandi ndabibutsa gukora subscribe ku batari bayikora, gukora like ndetse na share. Ni mu bitange ahantu henshi kuko hari abantu bifuza kumenya ibintu ariko ntibamenye uburyo babigenza. Ubumenyi rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mureke inshuti zacu, abavandimwe, ababyeyi ndetse n'abaturanyi babone ibintu byiza byabateza imbere. Kuboherega nta kintu bitwaye. Ushobora kubohera inshuti yawe ukayiha kado, ushobora kubohera umwana wawe, ushobora kubohera umubyeyi cyangwa se umuvandimwe, nta kintu biba bitwaye. Kandi mujye mwibuka ko ibintu bito bitoya ari byo bituma urukundo rwiyongera. Uboshye nka furari ni urugero, ukayiha inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe cyangwa umuturanyi, bimwereka yuko umwitayeho, bityo ukaba uri gukomeza umurunga urukundo. Turabakunda rero, niyo mpamvu duhora tubifuriza ibyiza byinshi. Ni Clementine Irakarama ubakunda kandi ubasuhuza. Ni mu Rubohero TV. Tudatinze rero nashaka kubareka ni gute wakwibohera ya shene yawe. Ku muntu utazi kuboha namba nicyo kintu ugomba kumenya, nicyo kintu ugomba guheraho. Ukenera iki rero? Ukenera ubudodo ndetse ugakenera n'ikoroshi yawe. Ugakenera n'ikoroshi. Ubigenza ute rero? Ufata urudodo ukarunyuza hano ku rutoki, muri kubibona, ukongera ukarugarura, shyiraho, ugakuramo. Mwabibonye. Warangiza ugashyiramo ikoroshi yawe. Warangiza ugashyiramo ikoroshi. Urangije rero uzengurutsaho urudodo ku ikoroshi, ugahita urukurura ukaruvanamo. Ukazengurutsaho ukarukurura ukaruvanamo. Ukarushyiraho rimwe ukarukurura ukaruvanamo. Iyi ngiyi niyo baze, navuga ngo niryo tangiriro ry'umuntu wese ushaka kuboha, kuko ibintu byinshi tuboha akenshi na kenshi bihera ku ishene. Kenshi na kenshi waba ugiye kuboha furare, waba ugiye kuboha bikini, waba ugiye kuboha umupira, waba ugiye kuboha ibintu byinshi 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 bihera ku ishene.
ni ukugenda ubigenza rero ukibohera ishene yawe yaba ndende cyangwa se ngufiya bitewe n'icyo ugiye gukora, ariko banza wige umenye uko bakora ishene. Murabona ko atari n'ibintu bigoye, ni ibintu byoroshye. Erega ibintu byinshi byicwa no kutabimenya, byicwa no kudashakisha, byicwa no kutamenya. Ariyo mpamvu mbashishikariza gukora share kugira ngo bigere ku bantu benshi. Nk'uko mubibona ushobora kuboha washyize urudodo rumwe ku rutoki, ukagenda ushoma cyangwa se ukaruzengurutsaho inshuro nyinshi. Ushobora kuruzengurutsaho inshuro imwe cyangwa se inshuro nyinshi, byose nta kintu bitwaye, biterwa n'uko ubishaka. Bakunzi bacu rero, nguko uko wibohera ishene. Iyi ngiyi ushobora kuyiheraho ugakora bikini, cyangwa se ukayiheraho ugakora furari, cyangwa se ukayiheraho ugakora ingofero. Murakoze cyane rero, naho ubutaha tubagezaho ibindi bintu byiza cyane. Mwibuke gukora subscribe abatari bayikora, like ndetse na share. Ntimukibagirwe kandi kureba video kugeza igeze ku musozo. Naho ubutaha, turabakunda. Ni mu Rubero TV. Ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ni ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza. Usibye no kuvuga ngo wabyikorewe ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze.